bagomba kugura igitabo. Gerard, ni inkuru ndende zisaba kugura igitabo. Bisaba kugura igitabo. Ni inkuru ndende zisaba kugura igitabo. But yego. Nari nkivuga kuri icyo kintu. Yego. Hari ahantu ubwonko bw'umuntu bugeraho bugasa nk'ubucikanye. Bugeraho bugasa nkaho imbaraga zirashize. Yeah. Singifite imbaraga zo gukomeza, singifite imbaraga zo kwihangana. I can't, ndarushye. Yeah. Intugu zirarushye, ntizigifite ubushobozi bwo kwikorera. Singifite aho shyira iyi miriro ikomeza inyakiraho. I just can't. Yeah. Aho rero bamwe bahagira icyo twita mental breakdown mu mutwe bakavuga ngo yasaze, ariko biba byabaye byinshi kandi atarabisohoye. Niyo mpamvu mvuga ngo harageze ko dusohora ibiturimo. So unsubije kuri icyo kintu warumbajije, iyo ni chapitre yindi y'ubuzima nabayeho jyenyine i Burayi, ndi jyenyine, ndi muto nibana. Wari ufite imyaka ingahe? 16. Wari muto cyane. Yeah. Hako mbubamo ku myaka nk'itanu. Imana iranshoboza, ariko hari igihe nibazaga ariko harya ubuzima budafite icyanga. Kubera nanone impamvu zitandukanye z'ubuzima nari mbaye mu cyo. Muri kano kanya nishimiye kuba ndi kumwe n'uyu muntu muri kureba ahangaha. Ni isura izwi cyane hano mu Rwanda, by'umwihariko mu itangazamakuru, mu rusengero ndetse no mu bindi bitandukanye. Noneho tugiye kuvuga ku bintu navuga ngo bisa naho ari umwihariko mutarimo mumenyeremo. Araza no kutubwira impamvu yitwa Barbara Umuhoza. Turahera ku mazina. Okay. Banza kuvuga. Yes. Ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane Gerard. Umeze gute se? Umeze neza. Urasa neza, reka mpere kuri icyo kintu. Urakoze. Ntabwo ari buri wese tubwira. Urakoze. Yeah. Tukuzi by'umweko mu bintu bitandukanye, tukuzi mu itangazamakuru by'umweko ibiganiro ujya ukora, kandi ibiganiro by'umweko bigaruka ku buzima ducamo umunsi ku wundi. Nkuzi by'umweko jewe nk'umuntu wo mu rusengero, umuntu wasobanuriraga abantu, tubyite gutyo mu Kinyarwanda n'umusemuzi, ariko ukaba n'umupasiteri. Ibyo bintu bihuza gute Barbara? Okay, ntabwo navuga ko ari ibintu nkorera icyarimwe, kuko ni imirimo utakorera icyarimwe, ariko abenshi banzi mu rusengero kuko niho nahereye, niho natangiriye. N'ubu ndacyari mu rusengero, n'ubu ndacyari umusemuzi mu rusengero, nubwo ntakibikora full time nkuko nabikoraga mbere, ariko abenshi niho banzi. Mu murimo nakoze imyaka irenga 15. Semura, yes. Yego. Ariko nza kwiga n'itangazamakuru, ngenda ngira experience muri professional interpretation, none itari byo mu rusengero gusa, ariko n'ibindi bintu bisanzwe ndabikora. Nkora mu nama, semura mu nama, nyobora inama, bigenda byaguka birenga urusengero, ariko no mu rusengero ndabikora. Noneho niga n'itangazamakuru, ngira ngo niho mubasha kumbona mu biganiro bitandukanye. Yego. Yeah. Kugira ngo ujye mu gusemura, noneho wisanga uri gusemura mu rusengero, uze no kuba pasiteri, byaje gute kugira ngo uhere mu rusengero cyangwa ujye mu rusengero? Nagiye mu rusengero nkijijwe. Maze kwatura, kwakira agakiza, nibwo ninjiye mu rusengero, nkurira mu rusengero. Nakijijwe ndi muto, imyaka 14, 15. Yego. Mba mu rusengero iyo myaka yose, nkirizwa mu rusengero, njya mu murimo w'Imana, nkurira mu murimo w'Imana. Noneho nisanga mu murimo w'Imana, nisanga mu bintu byo gusemura. Yego. Mbigumamo iyo myaka yose. Nuko nisanzemo. Wisanga uri mu rusengero, urimo urasemura, uza no kuba pasiteri. N'urugendo rurerure. Ntabwo ari ibintu byabaye TikTok. No, n'urugendo rurerure. Nakijijwe muri 2000. Yego, muri 99, 98 ngira ngo nimba nibuka neza. Mfata urugendo rurerure nza kuba pasiteri muri 2011. Yego. Harimo imyaka 10 n'ingahe. Yeah. Harimo urugendo rurerure. Ku giti cyanyu uko ndi kukubona, ndabona ukiri muto. Ndi muto. Uri umujene.
kugira ngo ube pasiteri uri umugore ibyo bintu ntabwo ndi kubikora neza. Wari ufite amavuta angana iki? Ati wari ufite amavuta angana iki? Gutya Sinzi, ngira ngo Imana igira ibyayishingiraho itoranya abantu. Twebwe nk'abana b'abantu tutareba cyangwa uko tubona si kwibona, nibwira ko Imana yantoranije ikanshyira muri urwo rugendo, muri iyo nzira, nkayijyamo ndi muto, nkayikuriramo, nkayimenyeramo ibintu byinshi nize mu buzima, n'uyu munsi ngikoresha mu buzima busanzwe, nubwo wenda ntakora mu rusengero direct, ariko ni ibintu nabayemo. Imana rero yanshyize muri urwo rugendo ifite ikindi igamije, indindiramo. Igihe kiragera ubuyobozi bw'itorero nsengeramo Zion Temple bubona ko mfite ubushobozi bw'uko naba umushumba, naba pasiteri. Sengerwa kuba pasiteri mu kwezi kwa 12, 2011. Yego. So maze imyaka 11 ndi pasiteri. 11 uri pasiteri. Cya bintu birakomeye. Birakomeye biranakora. Ariko ngira ngo kuko nabibayemo ndi muto nkabikuriramo. Nta kubeshya ubuto bwanjye bwose nabumaze mu rusengero. Wumva nta kintu wahombye? No, not at all. Ariko icyo gihe najyaga nibaza ko mfite ibintu ndimo ndahomba, kandi petetre hari ibyo nahomba. Ni nk'ibiki wahombaga? Icyo gihe nabonaga nk'abandi twiganye, abandi twakuranye, barize bararangije, bafite utuzi, bafite ubuzima nyine buri hejuru, nkumva naracitswe icyo gihe. Ariko uyu munsi mbona ntaracitswe, kubera ko hari ibintu nize nagombaga kwiga muri icyo gihe. Nshima Imana ko yemeye ko nyura muri urwo rugendo. The American Story. Mbere yuko ndengaha, ubu gahunda yo kwiyandikisha muri tombora ya DV Green Card Lottery yaratangiye. Ni amahirwe ahabwa abantu barenga 55,000 buri mwaka. Wasanga nawe rero wahabwa kuri ayo mahirwe ukajya gutura no gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari abantu bose bazi gukora neza izi application, ntibakakubeshye. Bimfasha cyane muri uyu munsi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, nk'uko dutandukanye mu buzima, niko n'inzira zacu zitandukanye. Niyo mpamvu iyo ushatse gukompara cyangwa gukompitinga, ni gute se ukompitinga n'umuntu ujya Musanze kandi wowe ugomba kujya Butare? Ariko Barbara, so ntaratakaza igitekerezo aho hantu. So nyuma nibwo naje gusanga ko ntabwo twari muri competition. Nta nubwo nacitswe, nari mu murongo nagombaga kuba ndi. Nabo bari mu mirongo yabo. Yego. Ndi kwibaza, ugumva wari umukobwa, uri umujene, uri mutoya, uri mwiza, ari ambiance, ari ibintu navuga ngo wagombaga gucamo wenda utigeze ucamo. Ukabona abandi barajya kuryoshya ubuzima, wowe mu rusengero. Nk'ibyo bintu ntabwo navuga ngo byigeze bigucika uvuga ngo uti nyamara ushobora kuba nyine ntari mu murongo nyawo. Sinzi. Eka nkubwize ukuri. Kubera ko nakijijwe ndi muto, narakijijwe ibintu by'Imana mpita mbijyamo wese, nta kintu nsize. Yego. Umutwe, amaguru, amaboko, umubiri wose, ubugingo, umwuka, donc byose. Yego. Mbijyamo. Ni nako nteye, ariko buri ikintu ndimo nkirimo, ikintu ntarimo sinkirimo. So kuko nabigiyemo wese nkaniyemeza, nkanikomitinga. Sinigeze ndeba ku ruhande ngo mvuge ngo ndacitswe. Numvaga ko icyo kintu ndimo ngomba kuba nkirimo. Byanze ko. N'uyu munsi ntabwo ndeba ku ruhande nti nacitswe, kuko mfite ubuzima bwanjye ahantu nabushyize gewe mu myumvire yanjye no mu mitekerereze. Izo mbaraga ukazikura he? Ni iz'Umwuka Wera. Kuko Barbara reba, kubera ko reka ntabwo ushobora kubyumva, nta n'undi muntu wabyumva. By'akarusho nkuganirije n'ubuzima nabayeho i Burayi jyenyine ndi umujene. Yego. Ndi umukobwa ukiri muto, mfite imyaka 16. Ariko nari naragiye mu Mana, narimariye mu Mana, nta kindi kintu mbona, nta wundi muntu mbona, nta wundi muntu numva.
hari ahantu ukonekita n'Imana ntugire ikindi kintu sinzi ukuntu nabisobanura ntugire ikindi kintu utekereza ngo wumva ngo urimo gucikwa cyangwa hari ahantu bisaba ko uhagera kandi aho hantu iyo uhageze uhabwa imbaraga zo kutanareba ku bindi biri ku ruhande biri kugucika aho hantu rero niho navuga ko nabaye forme harema caractère muri jewe yo kudashaka kwisanisha n'abandi udashaka kugenda ingendo y'abandi kwishimira ingendo yanjye kwishimira ubuzima bwanjye uko bumeze mu buryo buri simple gutyo kumva ngo abandi barasohoka ngo nacitswe ni ukuri ntacyo biba bimbwiye nta n'icyo byigeze bimbwira na gitoya ufite ako abashuti inshuti zawe zitari izo mu rusengero nari nzifite n'ubu ndazifite zijya no mu tubyiniro ndazifite n'ubu ndazifite ntabwo urinjira mu kabyiniro we ngo na rimwe akabare nakajyamo yego ariko ntabwo urinjira mu kabyiniro ngo urebe ukuntu abantu ihari byonyine niyo nicaye ahantu nkumva umuziki urasakuza mba numva umutwe ugiye guturika yagiye ubu utarakika iki ntacyo numva nunda umuziki Gerard nunda umuziki numva umuziki numva genre z'imiziki itandukanye ariko kujya mu kabyiniro ngo twarara tubyina ngo kugeza mu gitondo ntabyo nzi kandi numva nta n'icyancitse singiye no kubyina uramutse ugiyemo ugasanga warahumbye ntabwo wagira n'icyo udaje ubusa bwose naba nagiyemo gute ako n'abadepeize oh my god nagenda bahagarara nk'abadepeize abantu bakavuga bati uyu muturage avuye nuko sasa rero wenda turagera no ku gitabo turaza kukivuga mu kanya gato cyane gusa ndabanza kumenya urumva gukizwa kwawe wakijwe uri muto ufite imyaka 14 y'amavuko ku myaka nk'ingo ukizwa iki uba warakoze iki naricaye numva ijambo ry'Imana numva nkeneye iyo Mana barimo kumbwira numva uwo Yesu bambwiye ndashaka ko aba mu mutima wanjye numva ndashaka ko agendana nanjye aba mu buzima bwanjye apana ngo nagiye mu rusengero ku cyumweru ngo nakoze ibisabwa n'idini runaka yego ariko nkeneye kugendana na Yesu reka tubyoroshye Gerard agakiza no kubwira Yesu ngo ngwino mu mutima wanjye tugirane ubusabane umbabarira ibyaha byanjye ibyo nakoze nzi ntazi ugendane nanjye tubane mu buzima aho niko gakiza ntabwo bisaba ngo nakoze ubusambanyi bwinshi ngo none ndarushye ngo ngiye kwihana yego kuko gukizwa ntibivuga ko utazongera kugeragezwa gushaka gukora ubusambanyi urabyumva ntabwo bivuga ko utazongera kugeragezwa gushaka kunywa inzoga cyangwa n'ibindi byinshi twita ibyaha tuzi ndumva twabigize theology ariko gukizwa no kwakira Yesu mu buzima bwawe n'imbaraga z'umwuka wera zigushoboza kwifuza gusambana ariko ntubikore uko ngoko nabimenye icyo nifuzaga nakimenye nuri kutwumva muri kano kanya ashobora kuba yasobanukiwe by'umweko impamvu Barbara yakijwe ku myaka 14 y'amavuko akiri muto cyane handi umuntu aba atekereza ko nta cyaha aragira n'ibindi bitandukanye nuko nguko bamwe tubitekereza Barbara waje kwandika igitabo muri no minsi ni igitabo uzanamurika mu minsi mike cyane iri imbere kuwa gatandatu ndabona cyanditseho Shaped nibyo zina ryacyo yego cyitwa Shaped bishatse kuvuga iki mu Kinyarwanda Shaped bivuga uwabumbwe mbisize mu Kinyarwanda bivuga uwabumbwe yego ni igitabo nanditse uyu ni umushinga umaze imyaka 2 yego kwandika biratinda kuko binyura mu ma etape menshi atandukanye nagitangiye kucyandika muri covid lockdown ya mbere yego ariko ntangira kucyandika navuga ko ntabwo natangiye kucyandika mvuga ngo ngo ngiye kwandika igitabo sinzi hari abagira izo revelation cyangwa se hishurirwa ati ngiye kwandika igitabo ariko hari n'undi biba gutya ukandika akantu agapaje kamwe hano ukandika kandi hariya ukazateranya udupaje twawe nyamara bya bintu byavamo ikintu so ngewe natangiye kwandika muri covid kubera ko aha nanone ndagira ngo tuganire ku kintu cya mental health ku buzima bwo mu mutwe kwita ku buzima bwo mu mutwe ni ibintu bimaze iminsi bivugwa ariko ndagira ngo mbivugeho cyane mu buryo bwimbitse nari maze iminsi nganira n'umukansela
umujyanama wo mu buzima bwo mu mutwe kubera ibibazo bitandukanye nari mfite mu buzima icyo gihe. Yego. Noneho ikintu kimwe yarambwiye ati ujye wandika niwumva ubabaye ujye ufata bike na notebook wandike ibintu biri mu mutima wawe. Kera najyaga nandika nkiri mutoya, najyaga nkora ibyo bita journaling, kwandika uko umunsi wagenze, uko wiyumvise n'ibiki byose. So mu kumbwira icyo kintu yaramfashije ko yansubije ku bintu nakoraga kera. So mu gihe cya covid rero nanone turafungiranye mu nzu, nta muntu usohoka, nta uzi uko ejo hazamera, ngira ngo twari tuzi ko tuzakuraho mask nk'uko uyu munsi tuvuga, nta mask twambaye, inkingo zarabonetse, we didn't know, nta wari uzi aho isigana. So ntangira kwandika kuko navuganye nawe wa mukansela ndamubwira ko ntashobora kubonana nawe, ko tutava mu nzu, ko tutabonana, tuzajya duhura dute ngo tuganire ibintu numva ndimo guprocessinga mu mutwe nzajya mbisohorana. Arambwira ngo tangira wandike. Ntangira kwandika. Bwa mbere naranditse ziba nka page 5 cyangwa 6. Nzereka umushuti wanjye ndabwira nti ntebera bino bintu urabibona gute? Arabibona ati ibi bintu uzi ko ari igitabo, uzi ko uri umwanditsi? Ntago ndi umwanditsi. Ntago genda umwanditsi. Okay, nize media, nize itangazamakuru, communication, yes, public speaking ndayikora, ariko ntago genda umwanditsi. Atoya, atari ko urandika. Ati komeza wandike, ati ibintu byose urimo kwandika mu mutima bisohore, atari ko noneho usubira inyuma mu mateka yawe none utangire wandika uko ubuzima bwawe bwibuka bwabaye ko bwagenze. Ntangira kwandika. Covid lockdown yahise mbese kwandika byose biba akazi nakoraga muri lockdown. Nk'umuntu ujya mu kazi mu gitondo, nkabyuka mu gitondo nkitunganya, nkafata ifunguro nkandika, nkafata pause gutyo. Wari watangiye wandika ku kibazo wari ufite? Yego. Ikintu nyamukuru wari ufite cyatumye umuganga akubwira ati Barbara, uyu munsi kugira ngo ukire, kugira ngo umere neza, kugira ngo wongere utekereze neza no kwandika, ni iki? Okay, so nari natangiye nandika ku bibazo nari mfite icyo gihe, kandi uranyemerera mbivuge gutya. Iyo chapitre nanditse iri mu gitabo. Yego. Uratubonjaho. Oya ntago mbahonje. So iyo chapitre nayanditse iri mu gitabo, iri mu mashapitre ya nyuma. Yego. Icyo gihe nayandikaga nk'umuntu urimo kuyireba muri pase. Nkuko Gerard, nkuko turi muri 2022, ugasa nkaho urimo kurakonta umuntu, kubwira umuntu uko 2020 yagenze. Yego. So iyo chapitre nayanditse nk'umuntu urimo kureba inyuma y'iyo chapitre. Icyo kibazo maze kucyambuka nabayeho. Yego. Urabyumva? Yego. Nandika iyo chapitre, mpera kuri iyi chapitre ya nyuma. Mu by'ukuri igitabo njya kucyandika. Nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga, harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Tubakorera intebe, ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za appartement, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri 0783380996. Nahereye ku mashapitre ya nyuma. Yego. Kuko icyo gihe nibwo nari ndimo ndwana n'ibyo bibazo nari ndimo nyuramo. Warungiye kubahonje. Iyo chapitre by'umwihariko ntago ndayivugaho. Nta hantu ndayivuga mu itangazamakuru, iri mu gitabo gusa. Kubera iki? Ni chapitre yiremereye y'ubuzima bwanjye. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri ni chapitre uburemere bwayo nanze ko bumira igitabo cyose. Ni chapitre nshaka ko abantu bazagura iki gitabo bakagisoma, bakaza kuyigeraho, bakanayirenga kuko hari izindi ziyikurikira. Yego. Bakayirenga, bamara kuyirenga bakavuga okay. Cyo ni icya kabiri. Cya gatatu ni chapitre iremereye
ndimo kwandika iki gitabo naje gusanga ifite page nyinshi ubwayo. Ndavuga nti ubusi iki gitabo kiraba chapitre imwe, ubuzima bwanjye ntago ari chapitre imwe, ndesida kuyigira ngufi kugira ngo nzayihe attention ikindi gihe. So ubwo iryo ni isezerano mpaye abadukurikiye ko hari ikindi gitabo kizaza kivuga kuri iyo chapitre, kirambuye kuri iyo chapitre. Byanze bikunze kugira ngo ujye kwandika ku kintu runaka, si tunono ku kintu navuga ngo kireba amarangamutima yawe bwite, kugera naho ujye gufata umu psychologist cyangwa ufite ubuzobere mu kuvura mu mitekerereze mu mutwe, nuko biba biremereye. Kuremererwa bimera biti? Kuremererwa ndabihuza n'ikintu dukunze kuvugaho ariko abantu wenda ntibabifata mu buremere bwacyo, ikintu cy'agahinda gakabije, ikintu cya depression. Ntabwo tujya tuvuga kuri depression, nta nubwo tujya tubyemera ko turi depressed, kubera ko twumva ko mental health cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe ni iby'abasazi ndera. Ariko ntitwibaze impamvu umuntu aremerewe mu mutima we ntabashe gusinzira, atanyoye imiti, atabanje kwiduroga ngo anywe inzoga cyangwa ikindi kintu, kubera kwa kumva uremerewe, umutima uremerewe, umubiri ahantu hose ukamera nk'umuntu wahiye. Niko wari umeze nawe? Niko nari meze. Wumvaga umeze nk'umuntu wahiye? Numvaga ameze nk'umuntu wahiye. Kandi biturutse mu bitekerezo? Biturutse mu bitekerezo, biturutse mu marangamutima nari mfite icyo gihe. Ari igihe amarangamutima yakurengaga ukumva ugezeho no kurira, kumva wasakuza? No, icyo gihe sinariraga. Icyo gihe sinariraga, nayo ni iyindi chapitre. Natangiye kurira nanditse kuri chapitre y'urupfu rwa mama. Oh, sorry. Mama yapfuye muri 2012 apfa ntwite, ariko sinabashije kuririra urupfu rwe. Kuva icyo gihe amarira arakama, mara imyaka 8-9 ntabasha kurira. Kuki utarize? Nuko nari ntwite. Igihe apfa nari ntwite bambuza kurira, kubera ko niyo nda yari yarangoye cyane, bambuza kurira. Bambwira bati urashyira umwana muri riske, nurira arajya muri distress, ushobora kujya muri distress cyangwa se guhungabana. So icyo gihe rero mbika amarira, nitoza kutarira, ahubwo nkarwara umutwe, nkahorana umutwe w'uruhande rumwe, nababara nkahita ndwara umutwe w'uruhande rumwe, narakara nkahita ndwara umutwe, ibyo bintu. Yego. Ariko bigenda byubaka ikintu ku mutima, byubaka ikintu. So ndimo kwandika igitabo rero, usibye iyo chapitre nanze kuvugaho, nabaye oblige no kwandika kuri chapitre y'urupfu rwa mama. Yego. Y'uburwayi bwe n'urupfu rwe. Ndumva naraririye urupfu rwe bwa mbere mu buryo bufatika nandika iki gitabo nyuma y'imyaka 8-9. Numva aribwo nabashije kwandika nkabisohora. Naranditse, kwandika ndabireka, ndicara ndarira, ndabyiyemerera kurira. So iyo chapitre y'urupfu rwa mama yarankijije, yaranyorohereje. Yaranyorohereje kuko uyu munsi mbona ibintu binshimishije nkarira, ndababara nkarira, ndabyumva ko kameme hari amarira mu maso. Barbara, gufata icyo gihe cyose ukabika amarira ni ikintu gikomeye. Gupfusha mama wawe ni ikintu gikomeye, kongera n'ibindi wari ufite noneho. Ibyo ngibyo biri muri kino gitabo, ukabika amarira igihe kinini. Birashoboka cyane, hari abantu batari, ariko biragoye. Bivamo izindi ndwara. Imiti, uhora ku miti. Nanjye nagendanaga imiti y'umutwe, sinashobora kumara icyumweru ntanyoye imiti ya migraine nka 2 cyangwa 3. So reka nkubwire ukuntu ibintu biba bimeze. Ni ukuvuga ngo uhuye n'ikibazo ntigikemutse, hahise hajyaho ibindi. Yego. Bikomeye kandi. Noneho ukagera ahantu ukavuga uti mva, I have no time. Nta mwanya mfite wo kuririra iki, nta mwanya mfite wo gukemura iki, kandi iki kiraje. Reka mbanze mpangane n'iki. Babyita fire fighting. Uhora uzimya imiriro. Ni ubuzima buhora buzimya imiriro. Hari abantu babayeho ubuzima Gerard, ni ubuzima buzimya imiriro. Donc arababaye, arakomeretse, ariko mu gihe atararangiza iki hakaba hajeho ikindi, akaba aragicumbitse. So amarira yakaririye iki akayabika.
there is no time to cry. Nta mwanya wo kurira uhari wo kwiyemerera kumva, ahubwo ararwana no gusurvivinga. None se mfite umwanya wo kurira, ejo ntazi nimba abana bazarya. None se ndarira, ejo se minervale zizabaye. Ibyo kurira nibibe biretse, hanyuma abana bige, hanyuma ngwaze umubyeyi akire, hanyuma nishyure facture, hanyuma nishyure inzu, hanyuma imyaka ikagenda itambuka, umuntu umutima ugenda uremererwa, ariko bikagenda bimugiraho ingaruka ntabwo abizi, ariko hari ahantu biri kujya. Yego, ntagiye wigeze ugera kumva reka nkoreshe ino time, ndabizi ko atari nziza ariko isobanura byose. Ntagiye wigeze ugera ukumva ubaye umusazi? Umusazi no, birakurenze. Ntago mbyita umusazi, no, sinshaka gukoresha ijambo umusazi, wenda birandenze. Yes, hari aho byageze. Urasenga mu busanzwe? Ndasenga, ariko ugizeho birakurenze. reka rero nkubwire ikintu kimwe, hari itandukaniro. Umuntu agizwe n'ibice bitatu. Umuntu ni umwuka ufite ubugingo bituye mu mubiri. Twaremwe turi imyuka, dufite ubugingo ni amarangamutima yacu, ni ubushobozi bwacu bwo guhitamo, guhitamo, gushaka. Dutuye mu mibiri, imibiri irabora, yego, sibyo? Yego. Ubugingo bugasubira ku Mana. Niko dukunda kubivuga, nimba ntabyitiranije. Gusenga ni mu mwuka, biba mu mwuka, kandi imbaraga z'umwuka zibasha gukiza umubiri, zibasha gukiza amarangamutima, yes. Ariko ikibazo cyo mu mutwe nacyo ntitwakirengagiza. Nk'uko urwara malariya ntitwirengagize malariya ngo tuvuge ngo turagusengera gusa birangira. Ujya kwa muganga bakakwandikira imiti ya malariya. Urwaye inkorora uragenda ukivuza inkorora, ariko wasenze. N'ubuzima bwo mu mutwe rero, nubwo dusenga, ntibitubuza twebwe abantu bafite brains, ubwonko, kuremererwa mu bwonko, ukaba wakenera ubufasha, ukaba wakenera kuganirizwa. Gutekereza ubufasha ni kimwe, ariko hari igihe utekereza ko kuba wava muri ubu buzima, kwiyahura, bijyamo uruhare. Bibaho. Ntabwo ugize bikubaho wowe? Kera ntabwo ari muri ubu buzima. Kera byagenze gute? Kera nibana jyenyine mu Bwongereza. Yego. Nibwo hari igihe najyaga numva, ariko hari igihe ubuzima bumaze iki. Sinigeze ntekereza kwiyahura ngo ariko ngo wabitegura, ariko numvaga nanone kubaho nta gitangaza gihari. Ku buryo isa iyo ari yose numvaga mpfuye ntacyo bitwaye. Jya kugenda cyo gutembera mu Bwongereza, uri mu Bwongereza ugomba kugura igitabo. Wihangayika, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, ni abahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza? Tambuka tugukize umuze, nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, nkajya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro rigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuzi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Bagomba kugura igitabo. Gerard, ni inkuru ndende zisaba kugura igitabo. Bisaba kugura igitabo. Ni inkuru ndende zisaba kugura igitabo. But yego. Nari nkivuga kuri icyo kintu. Yego. Hari ahantu ubwonko bw'umuntu bugeraho bugasa nk'ubucikanye. Bugeraho bugasa nkaho imbaraga zirashize. Singifite imbaraga zo gukomeza, singifite imbaraga zo kwihangana. I can't, ndarushye. Intugu zirarushye, ntizigifite ubushobozi bwo kwikorera. Singifite aho nshyira
iyi miriro ikomeza inyakiraho I just can't. Aho rero bamwe bahagira icyo twita mental breakdown mu mutwe bakavuga ngo yasaze ariko biba byabaye byinshi kandi atarabisohoye. Niyo mpamvu mvuga ngo harageze ko dusohora ibiturimo. So unsubije kuri icyo kintu warumbajije, iyo ni chapitre yindi y'ubuzima nabayeho jyenyine i Burayi, ndi jyenyine, ndi muto nibana. Wari ufite imyaka ingahe? 16. Wari muto cyane. Hako mbubamo ku myaka nk'itanu. Imana iranshoboza ariko hari igihe nkibazaga ariko hari ubuzima budafite icyanga kubera nanone impamvu zitandukanye z'ubuzima nari mbaye mu cyo. Ibyo tuzasanga mu gitabo. Ibyo muzasanga. Ariko nanone ibyo tuzasanga mu gitabo. Ariko umuntu ashaka kwibaza ngo Barbara iki gihe wumvaga wanze ubuzima, wumvaga unapfuye ntacyo byaba bitwaye, muri wowe wumvaga umeze gute? Muri we ijoro ryabaga rirerire gute? Ni wa munaniro navugaga. Ndabizi ko hari abantu bankurikiye uyu munaniro ndi kuvuga bawumva. Ibitotsi ngo sinasinziriye neza nijoro cyangwa ndara ku gitanda kitameze neza cyangwa ndi mu nzu mbi. Ni umunaniro uri ahantu mu mutima. Ugasenga Yesu, ukizera Imana, ukaba ufite ibyiringiro ko Yesu naza tuzajya mu ijuru, ariko urananiwe ahantu. Urababaye cyane. Urababaye kandi ukumva nta n'umuntu wakumva ko kababaro, ukumva kandi naka igihe kirekire ntago ari ibintu byakubaye hejuru, naka igihe kirekire. Wakagize ukuvukira umwana muto? Mu bihe bitandukanye, ntabwo navuga ngo kuva ari umwana muto, ni mu bihe bitandukanye. Kuva mu bwana, mu bukuru, byose. Mu bihe bitandukanye kandi si jye jyenyine. Kuko umva aseza wari ukiri muto. Nari muto yes. Ariko nta nubwo ari jye jyenyine gusa, by the way Gerard. Twese dusubije amaso inyuma tukareba ubuzima bwacu, tukareba ibintu twanyuzemo, hari ahantu twagiye tunaniririrwa, hari ahantu twakomerekeye mu buzima. Hari abakomerekeye mu miryango, iyo bavukamo, iyo barerewemo, aho babaye, aho bakuriye. Hari abakomerekeye mu mashuri bigiyemo, abakomerekeye mu tuzi bakoramo, abakomerekeye mu ngo zabo, mu rushako. Donc tugenda twese dufite ibikomere tugenda turamasa ahantu hatandukanye. Kandi ntabwo twabivuga, ntabwo twese twumva ko twabivuga, hari nubwo atari ngombwa ko tubivuga kuri public platform. Ariko turekonese, tumenye ko hari ibintu twagiye tuvunikiramo. Ese ibyo bintu twavunikiyemo byatugizeho izihe ngaruka mu buzima bwacu? Abo turi bo uyu munsi, ese ntibifite imizi, ntibikururana na biriya bintu twagiye duterura dufata? Ese turabikoraho iki uyu munsi? Nese Barbara, kugira ngo udafata icyemezo cyo kwiyahura, cyo kurangiza ubuzima bwawe, hari igihe umuntu aremererwa mu buzima bikamucanga, akavuga ufashe icyemezo byanze bikunze ndarushye. Wa mutwaro wari ufite kugira ngo udatuma ujya mu kwiyahura, cyagenze bite? Wifashijwemo n'izihe mbaraga? Kagakiza kampaga ibyiringiro ko ibintu bishobora guhinduka. Guhinduka uwagize mu ijuru cyangwa ukiri ku isi? Kagakiza hahoraga hari ijwi rimbwira ngo bizahinduka. Ariko uko byahindutse si uko nabitekerezaga. Byaje kuba bibi. Byaje no gukomera cyane kuruta uko byari bikomeye icyo gihe. Ariko hagahora ijwi rimbwira ngo humura, hari igihe, hari umunsi, tegereza uwo munsi wicikana, donc reka kurekurira hano. Hari umunsi uzabona umuseke utambitse, ihangana. Ariko uwo munsi ugasa nkaho ugiye kuwugeraho, ukongera ukawubura, ijoro rigasa nkaho rikomeje. Ariko rya jwi rigakomeza ngo oya, wa munsi uzaza.
so iryo jwi niryo nakomeje gukurikira nkavuga nti ibyo ari byo byose ntabwo Imana yangeza aha kugira ngo birangire gutya, ntabwo ari uko inkuru yanjye igomba kurangira, ntabwo Imana igarukiye aha, Imana ntabwo inaniririrwa hano, ntabwo ari aho inkuru igomba kurangirira. Reka nihangane ntegereze uwo munsi. Ugahora utegereje? Ahora ntegereje wa munsi. So ndi umuntu ukunda kureba muri future kuko hari ijwi rihora rimbwira ngo hari umunsi. Ugahora utegereje ariko none urushye. Ariko iryo jwi rikubwira ngo tegereza, sinzi ukuntu ribigenza rikaguha imbaraga ugategereza. None se simpara uyu munsi? Ndahari. Ntagiye wigeze winubira Imana? Ibyo bihe nabyo byarageze. Ukumva nayanjye cyane rwose nkabibwira nti kwanza nta nibyo turi buvugane, nta gahunda afitanye nawe. Warasengaga ariko narasengaga ukumva ucitse Gerard, let me tell you. Ikizaba cyose ntikizatubuze kuvugana n'Imana no gusenga. Icyakubaho mu buzima cyose kiremereye, cyoroshye, kibabaje, gishimishije, ntikizagufunga akanwa ngo ntubwire Imana icyo utekereza mu mutima wawe. So hari ibihe nanyuzemo bikomeye byambumbye nkuko mbyandika mu gitabo, ariko sinigeze nceceka ngo simbwire Imana uko mbyumva nuko mbibona. Nanyuze mu bihe bikomeye, yes, nkanayibwira nti Imana ni ukuri njyewe nawe tubyihorere rwose, ariko nkayibwira ndarushye, ubu se ntubibona ko ndushye? Ariko ijwi riti ntacyo urarushye ariko wa munsi uzaza. Ibyo byiringiro bigahoraho. Nkavuga nti ariko ndarushye ndapfuye, ariko wa munsi uzaza, humura, wa munsi uzaza. Ijoro ribi utajya wibagirwa muri icyo gihe uri mu Bwongereza ufite depression, agahinda gakabije n'irihe byari imeze gute, byagenze gute? Se kurigira ijoro rimwe n'amajoro menshi. Amajoro menshi. N'amajoro menshi. Byari byo byose ayo majoro menshi ashobora gukorera muri rimwe. Ukatubwira muri rusange ukuntu utajya wibagirwa amajoro. Sito none niyo urwaye ku mubiri mwijoro nibwo uremba. No mu bitekerezo. Ntago natekereza ijoro rimwe specific. N'amajoro menshi ni iminsi myinshi. Ubwo waryamaga se kararurira ubuse gukuzana. Oya, icyo gihe nabwo amarira nari narayabitse. Ibitotsi ukabibura se? Naburaga ibitotsi. Yes. Ukajya kuryama? Naraburaga ibitotsi, sinanywaga inzoga, narebaga televiziyo cyane. Naridrogaga kuri televiziyo, nkareba televiziyo, nkaba nareba televiziyo kugeza saa 9 za mu gitondo, saa 10 kugira ngo nduhe cyane mu mutwe nze kuryama. Ariko kugira ngo sinze gutekereza ibirimo kuba. Ariko si ijoro rimwe cyangwa umunsi. Wajya mu gitanda bikanga? Nkabura ibitotsi nkaguma nzenguruka mu gitanda. Arwagiraga mu gitondo utara? Ego. Wajya ku ishuri se cyangwa no mu byo wakoraga? Nkajya ku ishuri nyine sinzire meze gutya. Wabishoboye gute se ahubwo? Ni Imana, Gerard, hari ibintu tutabonera ibisobanuro. Gusa ubinyuramo ukabisurviving ukavuga uti Imana urakomeye. Hariya nahanyuze byagenze bite? Kuki utatinyukaga ngo ubibwire nk'umuntu? Amubyeyi? Vandimwe? Numvaga ari ukubaremerera kuko bari kure. Nanjye ndi kure. Nkumva ndabatera agahinda nabo katari ngombwa. Kandi nige mwana mukuru, nige imfura, nkavuga ndi mukuru. Komera b'umugabo komera. Uko gukomera ko niko kwakwisha. Ko kwikomeza. Ubu se Gerard urimo kubyumva neza. Yes. Uko kwikomeza. Uko kwikomeza rero hari ibyo kwica mu buzima bwacu. Ubibona mu myaka iri imbere. Ariko biragufasha ukambuka aho hantu buri urahambuka. Aya mahirwe ntabwo ahoraho, ukwiye kuyafatirana nimba aya makuru akureba. Niba warangije kwiga kaminuza ukaba ushaka gukomeza masters degree ndetse n'abarangije masters bifuza gukomeza PhD, ubu hari scholarship ziri full funded ndetse n'iziri partial funded muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru rero yabyaza umusaruro. Nimero zacu ni 0787408958. The early bird catches worm. Ikintu cyakubaye ni igiki?
Gerard kuki udashaka kugura igitabo cyanjye igitabo ubwo ku muntu uri kutuya muri kano kanya yego agomba kugura igitabo cyitwa Shaped kiri muri Ikirezi no muri Caritas na Charisma kizagerayo no ku kibuga cy'indege ariko na details zo kukiguriraho turaza kuzitanga birasaba ko umuntu iyi nkuru tuyitangirana tukayigendanamo neza kugeza aho igeze uyu munsi kuko turacyandika inkuru uburyo twakigura nabwo wenda butubwire mu buryo yego kugira ngo nufatira hagati aze kukibona yego iki gitabo natanga nimero bahamagara kugira ngo bakibagezeho 079 12 12 587 079 12 587 hanyuma bakabafasha ukuntu mwakigura ariko no ku Kirezi bazagisangayo mu minsi iri imbere turaza no kuyipini turaza no kwishyira kuri iki kiganiro ku muntu ushaka by'umweko iki gitabo ashobora kuba yahamagara ndetse akamubwira n'uburyo yabona iki igitabo tugana ku musozo ndifuza kumenya wahuye n'ibibazo bitandukanye byatumye wandika kino gitabo byanze bikunze byanakubumbye ukaba uri barabara uyu munsi umuhoza tubona ufite ibitekerezo turi kubona hano tuzabona no muri kino gitabo mu gihe tuzaba twagisoma ibyo bibazo byawe wari ufite kuva ukiri muto kuza kugeza ukuze unashatse unabyaye uza kumva inkuru mbi nkeka ko ari inkuru mbi cyane pe ko umuntu yagakwiye kumva ku isi ni inkuru mbi baravuga ngo akabura ntikaboneke nyina w'umuntu wumva inkuru y'uko ngo mama wawe ashizemo umwuka utazongera kumubona uwo munsi ushushanya gute byari bimeze gute muri wowe mama yarwaye imyaka myinshi umunsi apfa ntabwo ari wo munsi wandemereye kuko yapfuye buri munsi mu minsi yari ariho yarwaye imyaka myinshi yapfaga buri munsi so sinaremerewe n'umunsi nyirizina apfa kuko umunsi nyirizina apfa nabonye ko aruhutse ariko naremerewe no kumurwaza n'ibintu twanyuzemo arwara apfa buri munsi abantu bafite abarwayi barabyumva abarwaza ababyeyi abarwaza abana umuntu wawe arapfa umureba agapfana akantu kawe hari bivuge mu cyongereza there is a piece of you that dies with them hari igice cyawe gipfana nawe uko apfa so iyo niyo myaka yanduhije cyane apfuye yararuhutse nabonye aruhutse ikindi kintu cyangoye ni umunsi tumushyingura nari nkuriwe inda y'amezi 7 noneho ndabyibuka tujya kumushyingura Sororo kubera ko ngo mu migenzo ya Kinyarwanda simbizi ntago umugore utwite ngo ashyingura sinzi ibintu nk'ibyo so sinanamushyinguye mu by'ukuri bankize ku ruhande baragenda baramumanura sinzi ukuntu byagenze nza kujya gushyiraho indabyo n'ibiki byose muri icyo gihe cyose ukuntu twamushyinguye n'ukuntu twari twaramurwaje n'ibiki byaramvunnye n'umunsi apfa waramvunnye undi munsi wamvunnye ariko nawe mbyandika mu gitabo undi munsi wamvunnye ni umunsi w'ubukwe bwanjye waramvunnye cyane mu mutima kubera ko ubukwe ni ibirori ariko nari murwaje nta nubwo yashoboye gutaha ubukwe kuko ntiyari akibasha kujya mu bantu so guhuza ibyishimo n'akababaro donc kuba mu birori ukaba normale ukamera nk'umuntu wishimye kandi hari igice cyawe kidahari it was hard biravuna ndetse cyane ukimara kubwirwa ko cyangwa ukimara kumenya ko mama arwaye gukira bidashoboka umva nkeka ko ariho hantu habi hakugoye ahangoye ni ugusenga ngo akire imana ntimukize ntakire
icyo gihe wabigenje ute? Ibyo nabyo twarabipfuye n'Imana. Yes. Gusenga amasengesho menshi ngo akire ntakire. Ubwo icyo gihe ntiyumvise ko Imana idashoboye? Oya twarashwanye nyine ndayirakarira. Ndayirakarira ariko hari ikintu cyitwa sovereignty y'Imana. Ubudahangarwa bw'Imana buyemerera gukora ibyo ishaka kubishaka. Icyo kintu nacyo cyarangoye kucyakira igihe kinini. Biri mu bintu byaremeraga umutima wanjye kumva ko none se Mana ndasenga ndagukorera nditanga ndagusaba gukiza mama ukabyanga. Byari bikomeye. Ubonye Imana itamukijije ntawe wageze uvuga uti Imana muruhure noneho? Oya. Nubwo yarababaye ariko numvaga nshaka ko agumaho. Barbara ukomere cyane. Urakaze. Iki gitabo ukimara kucyandika wacyanditse uremerewe, wacyanditse ufite byinshi cyane ushyiramo kandi bigonga umutima wawe. Ukimara kucyandika nibura wararuhutse? Yego cyane. Uyu munsi undi muntu mushya? Yego. Oh yes cyane. Numva hari imitwaro nashyize hasi. Numva I feel lighter, numva ntaremerewe cyane. Twakubonaga usemurira Gitwaza mu myaka myinshi cyane ishize. Icyo gihe cyose wabaga ufite ibyo bintu byose bikuri mu mutima? Twakubonaga uri umuntu uri happy, wishimye, wari ufite ibyo byose. Umwana w'umuntu ni mugari Jared. Umwana w'umuntu ni mugari cyane. Umva ubika umutima w'umuntu ni mugari cyane, ubika ibintu byinshi. Wase munaga ufite agahinda kangana kuriya? Cyane. Ugaseka? Cyane. Imbere y'abantu tukabona bizanakugora guhura nanjye narakaye ahubwo. Sinzi kwijima. Ndaseka si uko mbyigirisha, no ntago mbyigirisha, ariko nanone ndi umuntu simba numva ko biri ngombwa ko untindaho ngo duhure ngo aho nicaye hose ngo ndire ngo uteri impuhwe. Nteri impuhwe n'uwo mwanya sinawubona, ariko kugira ngo ngusubize kuri kiriya kintu nakoreraga Imana avuga nti Imana ndaje ukomeze kose mu mutima. Imana yo yabagize ukomeze kuko nanahagararaga imbere nayibwiye ukomeze. Imana dore ukuntu meze mu mutima, ndarushye, ndaremerewe, ndababaye, ariko wantije ubugingo, wantije ubuzima, ndiho ntabwo uranya ku buzima. Wampaye impano kugira ngo iheshe umugisha ubwoko bwawe. Reka nguhe ideni, niko nabifataga. Mana reka nkwihe, ndakwihaye ni ideni, reka nkwihe kugira ngo nguhe icyubahiro. Nubwo mu mubiri mbabaye, nubwo mu mutima mbabaye, ariko reka ibyo washyizemo bitumye ukindinze kugeza uyu munsi mbiguhe ubikoresha. Ngewe nakoreye Imana avuga nti ndimo ndakorera Imana, nta marangamutima harimo, nta si ubusitari, si ukwigaragaza, kuko byaranamvunaga cyane. Yego. Ariko nkavuga nti Mana okay n'ibyaha. Aryo wavaga mu rugo wumva intege zicitse ariko ukagenda ukabikora cyane, kandi nazamuka nkabona imbaraga zindi zidasanzwe zibikora. Kandi Imana iratangaje. Twajyaga kurangiza kwigisha norohewe. Ufite ngira ngo niyo mpamvu nagarukaga. Twarangizaga kuvuga ubutumwa norohewe, numva ameze neza. Nko ku giti cyawe wenda tutagiye kugusemurira Gitwaza, igihe wavugaga ijambo ry'Imana bibaye ngombwa ko wigisha ijambo ry'Imana, ntagiye wigisha gukigisha ibintu nawe ubwawe udakora bitewe n'uko ufite agahinda, ariko ugomba kwigisha ibyishimo kugira ngo abantu bishime. Si kenshi nagiye nigisha ku giti cyanjye, si kenshi, ariko n'inshuro nigishije ntabwo nigishaga ibintu bijyanye n'ubuzima bwanjye direct. Byabaga ari ubutumwa Imana yampaye bw'ibindi bintu bitandukanye, ariko si kenshi
no akenshi imyaka myinshi narayisemuye kuruta kwigisha. Barbara afite igitabo cyitwa Shaped, ni igitabo muri kureba ahangaha, ni igitabo byanze bikunze neza ko dukora iminota mike cyane ariko ubuzima bwa Barbara ni ubuzima navuga ngo buri wese yagakwiye kuba yasoma bitewe n'ibyo yaciyemo. Ntabwo abyumvise byose, yagiye agushyira ahantu ku buryo igitabo byanze bikunze ugomba kukishaka ukakigura. Yahakubwiye aho ugomba kukibona, harya hatwibutse Ikirezi, Caritas na Charisma. Nimero de telefone 0792122587. Muyihamagare barabagezaho icyo gitabo, barakora deliveries. Yego. Barbara, twishimiye kuganira nawe muri kino kiganiro cyitwa Inkuru Yanjye. Urakoze. Ibihe byiza kuri wowe. Urakoze.